Foundation. This is us. We sing, we dance, we teach kids to play instruments, we teach them English, and we just help them make their dreams come true. So many people have a talent, but for a long time, you know, African parents, that is not going to get you anywhere. But we wanted to have you because you are an example that someone can have a talent and for 40 years can sustain themselves with their talent. You're a legend. We love you. I told you before, you're one of my favorite artists. And it's an honor to have you in our small foundation. One day we have a big dream to build a big center for ourselves. We have about 661 children. Yes, but we can't fit here. So yeah, we're just happy to have you. So we hope you enjoyed our welcome. Thank you very much. I think I'm going to explain my words in Kinyarwanda. You understand Kinyarwanda? Everyone understand Kinyarwanda? Nivuge mu Kinyarwanda cyacu. Sibyo? Muraho? Muraho cyane? Kubana murare mufite muraho? Rwanda itachengwa. Ndishimye kuva navuka kuva nabaho ndumva ari bwo bwa mbere nishimye cyane kuba mbona abana bakiri bato babyina baririmba. Iyi myaka mwanyeretse mubyina nanjye niyo natangiyeho mubyina, nicyo gituma numvise mwangaruye aho kure cyane mu mateka yawe. Ndagira ngo mbabwire yuko muri abana beza, murakora ibintu byiza, murakura neza, kuko kuririmba, kubyina bitanga ibyishimo, sibyo? Bigafasha n'ubwonko kugenda neza, bigatuma mudata umuco wanyu, umuco w'ababyeyi. Bikanabakundisha ababyeyi, bikabakundisha ishuri, bikabakundisha igihugu, sibyo? U Rwanda rero kuba dufite abana bato bakorera ibintu bakiri bato, iri ni ishuri mugiye guha u Rwanda rwose, aho abana bose bari bagomba kuza bakabasanga, namwe mukabakira, mugakomezanya urugendo rwo kuba dushaka ko mukomera, mukurira mu muco wacu w'Ikinyarwanda. Twebwe yewe ndabyibuka nkingana nawe nari mu buhunzi, nari mu gihugu cy'u Burundi ndimpunzi, ngana nawe narabyinaga, ariko nkabyina mu gihugu kitari cyanjye, mu gihugu kigomba kuba kibireba gusa, ariko kikavuga kiti nubwo abyina akabyina neza, nubwo aririmba akaririmba neza, ko ni impunzi. Mwe rero mugira amahirwe menshi cyane
muravuka mukavukira mu gihugu cyiza, mukavukira mu gihugu kibakunda, mukavukira mu gihugu cy'amata n'ubuki. Ibi ngibi bimugeretse n'ibindi byinshi mufite mu migambi yanyu. Ndifuza yuko muzabikomeza mu myaka yindi, tukazabona abana bishimye, abana banezerewe, abana batwereka umuco, batwereka u Rwanda rwavutse bundi bushya kandi rufite abana of course bafite n'ababyeyi babafasha, ariko u Rwanda rwiza, u Rwanda rubyara, u Rwanda rurera, u Rwanda rukuza, u Rwanda rwifuza yuko muba abana b'Abanyarwanda bafite iryo shema ryo kuba Abanyarwanda. Bifurije gukomera cyane, ariko sinasoza sinasoza ntashimiye Chéri Silva. Icya mbere ni uko mukunda cyane, icya kabiri ni uko yatuzaniye iyi foundation, Chéri Silva Foundation, kandi tuyikeneye cyane hano mu Rwanda. Icya gatatu, arifuza kubona abana b'Abanyarwanda bishimye, banezerewe, bafite umutima ukeye. Azabageza kure. Abonye ejo bundi bafata indege bajya hanze, namwe mwese muzagenda, ariko muzagenda mwambaye u Rwanda, mutwaye u Rwanda, kandi muri gutara u Rwanda. Ishuri inshuti yanjye. Turabimvikana? Musubiremo. Ishuri inshuti yanjye. Turabwo cyane numve. Ishuri inshuti yanjye. Murakoze cyane. His name is Richard. Some of these kids, when they came here, they didn't know all of dance, anything that has been struggling with them, and some of them, of course, they knew. Where's Nikita? Nikita, she's our leader of the girls for traditional dance. She works very hard. So we're just going to take 2 questions from the kids. All right, so who has a question for the Masamba himself? Put your hand up if you have a question. Hi, I can't see your hand. Hey, Jude, don't be shy. Mama can feel me. Which one day? Which one day? Which one day? Which one day? Baza. Kevin. All right. Mama. Murakoze kutuonyesha this sinakashana tano na jambo baze iya imana niya ojanya chiskomwe sinayo aina mama ngati mjani makanini na jambo kishia hali mtumishi na icyane nuko Imaramba ntabwo bigeze ndirimba, ariko Cyusaye subiyemo neza, yaririmbye neza cyane, ayiha ubundi buzima, atuma abantu bongera kwikunda. Ni indirimbo kera cyane, kera nawe igomba kuba inamuruta
sinzi exactly mu nyirayo ariko nzi ko ari iya kera nanjye ndavutse ngisanga imaramba imaramba nyirayo nyirayo urakoze cyane. Jewe navutse mu muryango w'abahanzi, data y'umuhanzi yago mujya mumwumva yitwa Sentore. Muze Sentore yo wigishije abantu benshi kubyina, urumva navutse mu muryango w'intore, hanyuma niga kubyina ingana namwe, niga kuririmba, njya mu ishuri ryari inshuti yanjye cyane, hanyuma nza gusanga afite umuhamagaro wo kuba umuhanzi. Uko wabyise umuririmbyi ni ukuririmba gusa, ariko ndanahamiriza ndi umutoza bayoboye kuba w'ibijyanye no kubyina, so umuhanzi nkiri muto kubera ko numvaga afite umuhamagaro, kandi kugeza kuri uyu munota birimo neza. Ejo bundi nakoze isabukuru y'imyaka 40. Irike ufite ikibazo uzabamara cyane. You heard it here. Okay, one more last question. Hey. ariko uzi gutegura n'akandi kana gatoya karisha kaze kubaza. cyane. Yitwa Yogoti. Naomi, you guys go here. I
My name is Jean Diakaev. I work for RPM. Mine is just is for Chelsea. I just want to know the idea. I mean, we just know you were living we were living in the UK. So why just living in UK, coming here in Rwanda, setting this foundation we are seeing here? Giving hope for these children, happiness. So, I mean, I just want to know the whole idea. And then, if you could also tell us more about this Silver Ghana, will be fine. Thank you. Thank you. Ooh, it's hot in here, right? So the reason why I started the foundation is, so I lost my dad before I was born, 1994. Then we moved to the UK when I was 5 years old, and I don't have any brothers and sisters, and I've just always wanted family, you know, and I've always loved kids, and I find that with the kids here, so many of them also have a similar story to mine when it comes to like not having a father or not feeling supported. So I wanted to create a place where people could come and have that love of a family, whether it's a father or a mother, and that support. Another thing is that when I grew up in the UK, I was able to have free singing class, free dancing class, free education. And here in Africa, we have to pay for our education. So the foundation, we make sure we support the kids with the education so that they're able to do that. They deserve it. We make sure we give them food. It's important for me, and we want to show them that they can become Masamba. It's possible, and that's why we bring artists here as well. But we set it up so that there can be a place of hope for these young people, and you can see the results. Oh, the gala. The gala is because, so I work with Vogue magazine in the US. I don't know if you've heard of them, and there's this gala in the US called the Met Gala, and it's amazing, the fashion is amazing. And I was like, why don't we have something like this in Rwanda, where people dress up, they look good. What people don't know about the Met Gala is that the proceeds, the money from the Met Gala, like the ticket is $50,000 per person. Yeah. That money goes towards supporting a charity. So I wanted to do something similar in Rwanda, not $50,000, nobody would come. But something where people can come, get dressed and look good, we recognize designers, and we have a good evening, and all the money will go towards supporting the foundation to hopefully buy a land for our center. So before I hand over the microphone, I would like to know how many kids are you having here, and where do you get them? Do you just go around on the street, pick one, or you go and their families? So that's for me. Yeah, so we have over 661 children. Yeah, 661. On Saturdays, we partner with a restaurant called Jollof Kigali. We feed at least 200 every Saturday. The place is small, so we can't really take more than 200 in this place. And sometimes we use Camp Kigali just because there's no space. Yeah. How do we find them? They find us. We don't advertise, we don't have a sign on the street, but someone brings their friend and they're, hey, there's food here. We bring their friend. Hey, their friends see them on the stage with Kendrick Lamar. I want to go on stage with Kendrick Lamar. They bring their friends. So that's how it is. Yeah. Condition. The condition is, so you have to live at home. If you don't live at home, let's say you live on the streets, like some of the kids here, they used to, we support them to go back to the family, or we also have a home where some of them actually live. Because we need the good behavior, and you need to be able to go to school. You can't come here and don't go to school, because that's like really important. I'm a graduate. I graduated with business marketing, so I'm still able to do dance, and I want them to try and follow that path. So if you can't afford the school fees, we'll sort it out. Thank you. You don't need to have a talent to come here.
No, yeah. Thank you. My name is Gaspar. I work for EGA. Firstly, I just want to thank you for bringing happiness in these kids. It's amazing seeing those kids singing, dancing. It's a huge support to them. My question is, I just want to, you work with all superstars at the Kuligon, Childish Gambino, Tiwa Savage and others. Can you expect some global stars in the Silver Gala? Can we expect some of those stars in the Silver Gala? Okay. So if the kids are tired, actually, Divine, let's get them to go outside and have some water and stuff. You guys can go outside. Yeah. So the first thing is, almost I think every artist that has visited the foundation, they're expected to be at the Silver Gala. Artists and DJs and inspirational people. That's the first thing. We're gonna have Masai Juri is gonna be there. He's one of the best friends of the foundation. He's gonna be speaking. We're gonna have Fred Swanica, who's another star, who's also gonna be speaking at the gala. The band will be there as well, of course. Uncle Masamba, told you he's gonna be there. We have, I believe, Ariel Ways. Makeda is the host, and you're dressing her. So when you see what Makeda is wearing, know that it's Maker Craft. DJ Sonia, do you know what you're wearing? Yes. Okay, she knows what she's wearing. DJ Toxic is the DJ. I'm just trying to think. We have a Nigerian governor called Mr. Peter Obi flying from Nigeria. And we have a surprise person coming as well. 2 surprise people coming from outside, which we're not going to tell you who they are. Yeah. It's not Rihanna. We do have video messages from Childish Gambino, and he also donated something that we could sell at the gala, and he's bought 2 tables. We have a video message from Willow Smith, who's Will Smith's daughter. They're on tour right now, and I just came back from choreographing their tour. They can't be here, but they're sending a message. So, yeah. Yeah, when you work on a song or these songs from Country Records, and also what value does it add to your guys' music? Let me respond in Kinyarwanda. Musubize mu Kinyarwanda. Icya mbere ni ibyishimo byinshi cyane kubona abana bari hamwe bishimye banezerewe bitoza ibintu bifite akamaro muri bo usibye ibindi byose yaba ari ibijyana na siporo n'ikindi byose n'amashuri. Hanyuma nganira na Shirimu iyi project yarayibwiye project nziza ikintu abantu bagomba kumenya nuko tugomba kwifasha mu buryo bwose, ikaniyongeramo rero ko inagira n'abana nabo bitegura kuba abahanzi, kuba ababyinnyi beza. Ibyo byose ni umuntu muzima ukunda abana, ukunda igihugu. Tugiye nzaba mpari yaba uriya munsi, kandi nzakomezanya nabo mu bushobozi bwose n'ibyo bazasaba. Nzaba biteguye kubafasha ndetse niba hari nagusubije mu byo wifuzaga. Okay, murakoze. Njyewe ikintu navuga ni uko first of all njyewe ndi proud ya Shelly na foundation yiwe, kubera ko ukuntu yahaye urubuga abana bakiri batoya kugira ngo expressinge talent zabo, babone. Njyewe bifata nk'ubuhungiro, kubera ko burya umwana wese uko angana aba afite talent,
ariko bitewe n'ukuntu dukura mu miryango hari ukuntu usanga umwana mu rugo abyina ababyeyi bakavuga bati reka reka, ariko kuri Chef Silver afite ukuntu yabyorganizinze ku buryo aha opportunities buri mwana wese ushaka ufite talent akaza hano, and then ari ababyina ari abagira gute ukabona ko bimufasha kwagura talent yiwe. So kuba rero njyewe nzara hano nkabona bimeze gutya numva nishimye cyane, kuko maze iminsi ndi kumwe na Chef Silver. So hari ibyo twe nka Country Record nyine dufatanyaho, kubera ko iki kintu Chef Silver akora ni ikintu kinini, ntabwo ari wenyine yagishobora, niyo mpamvu aba akeneye abantu benshi. Twe nka Country Record hari support dutanga nyine gufatanya nawe ziriya ndirimbo kuzirikodinga z'abana, tukanafatanya no kureba niba kuko hari n'abana bafite talent cyane badenzo n'abariya bose, ku buryo yunivano ushobora kubona no mu gihe kizaza wenda byaganiriweho banasohoye indirimbo zabo. So muri make nuko kuko tuba turi kumwe na Country Record, kandi ntabwo birangiriye ahangaha, biracyakomeza igihe cyose Chef Silver Foundation izaba icyo operatinga. Twebwe turi so committed to be the partner of Chef Silver Foundation. Biga byinshi, gerageza kuza no kuri stage urubyiruko, kandi ni inshuti yabo kuko ndabaganiriza, baraza mu rugo tukagendana bakabwira amaterine amasenzi bahimba buri munsi. Kuba n'urubyiruko ni n'amahirwe cyane, kandi bakakongera amaraso mashya, ukaba muto ugahora utekereza byihuse. Nashishikariza ko n'abandi bose bangana nanjye cyangwa baguta bakwigira cyane cyane urubyiruko, urwo Rwanda rw'ejo, u Rwanda turimo turarwaga urubyiruko, tugomba rero kubegera tukabigisha tukabahaye amateka. Nzahorana n'urubyiruko iteka ryose. Ikindi nashaka kuvuga ni uko ugeze kuvuga Chef gusa, hano mu Rwanda bashobora kuba babona ari umubyeyi mwiza, choreographer mwiza, coach mwiza, ariko Chef ni international, azwi cyane ndetse hanze kurusha uko azwi ahangaha. Kuba rero yarahisemo igihugu cye kukizanamo ubuhanga, kukizanamo ubumenyi, kukizanamo iyi foundation, ni urukundo rwinshi afitiye igihugu cye, akavuga ati yewe reka no contribution yanjye yitange ku gihugu cyanjye, nzagenda nkore hanze, nzakorera amafaranga, nzazenguruka, nzakomeza n'ubusitani bwanjye hanze, ariko ngiye kwiyamamaza cyane mu bana b'u Rwanda kugira ngo nabo inzira naciyemo nabo bazayicemo bagere ku rwego ruri hejuru. You should be my manager. You speak so good. Okay, murakoze. Let me start to her. Uko nahuye na Sherry nabuze Nasya kuri Noel murabizi ko ari umunsi w'abana, and she came on our show on RTV. Noneho azana n'abana, we had so much fun, barabyina n'ubwa mbere benshi nabibonye live, and she's shy, man, a very good song. It was such a beautiful girl, and inspiration to the kids. N'abandi bantu bose bashobora gukora ibintu, ni umwana mwiza, and ukuntu agenda afasha abana nabyo byerekana ko hari vision, hari ikintu abashakaho to be better in the future, and we love that for you. Keep it up, don't cry. Okay, ikindi impamvu ngiye nahisemo gukorana na Sherry, na normally I love kids. Umwana ni umumarayika, umwana uko umutwaye niko agenda, iyo umugisha ibintu byiza arabikurikiza, ntabwo turi no kubigisha ibibi, ni ukubafasha kwiga, kubona icyo bakora, emploi de vacances, ubundi bakajya mu ishuri, then tukabafasha. And I personally, I am a DJ, and as a gift for you and Sherry
Silver Foundation. Nkwemereye ko nzajya gutanga course za DJ hano muri foundation to every kids. Thank you. Murakoze, ndi Mama Denzo, ariko mu Kinyarwanda umuntu yivuga amazina kuko ushobora kuvuga uti njye gusura Denzo ugatangira uvuga uti kwa Mama Denzo. Hari umuntu utazi Mama Denzo ni uwahe cyangwa ari benshi. Nitwa Nyiramana Diane, ariko muri ayo mazina nkunda Nyiramana, ntabwo Diane ndikunda. Izina ni Nyiramana, Diane ni iby'abandi tuza, ntabwo ndikunda cyane. Hanyuma rero umwana yambajije ati ese Mama Denzo ukurikije uburyo Denzo ari umustar ufata ute Chérie Sylvie? Naje hano ntihagarariye ubwanjye, mpagarariye ababyeyi bose barera hano. Nanjye nkaba mpafite umwana yitwa Isibo Regis Steve Denzel, ariko ayo mazina yandi sinyakunda, nkunda Isibo. Muzamfate gutyo, hari impamvu ziba zibitera. Hari n'igihe tuba dutekera abasimu bahandi, ntabwo biba ari ngombwa, n'urubyiruko rubyumve gutyo. Rero Chérie Sylvie ukuntu mufata abantu bari aha benshi ndabona ari abajene, ariko harimo n'abakuru. Kurera ni byiza, burya nta muntu ugutuka ngo uragapfa udashatse, ariko umwanzi arakubwira ngo uragapfa utabyaye, sibyo? Kuko kubyara ni umugisha uhabwa n'Imana, na Bibiliya irabikonfirma ikavuga ngo urubyaro ni umwami uturuka ku Uwiteka. Abana ni beza, nta n'umuntu wajyaga apfa kwanga umwana. N'inzoka ngo yamugeragaho ari uruhinja, yasanga bikamutamika umurizo ntibanure iki ubumara, yakumva nyir'urubaje ikigendera. Abantu nabonye banze abana ni bamwe, nibo babishoboye guhemukira abana, ndabababaye, n'abandi babyaye bababaye. Umwana ni umugisha. Igihugu cyacu cyagize ibibazo mu bana bato, natwe dukura nabi. Njya mbwira umwana wanjye mu mbabarire kurondogora, njya mbwira umwana wanjye ngo twebwe twajyaga kuvoma amazi, ugahagarara ugakwepana n'inzoka irimo gucamo gutya, yamara kurenga ukinjiramo ukatubika ikivomesho, ukakizana ukanywa, ugashyira n'abavandimwe bakanywa. Muri iyi minsi n'abana bacu bavukiye mu maboko meza, nkunda kubivuga. Abana bacu basobanukirwe ko bavukiye mu maboko meza. Iyo ubona igihugu cyifatanya kikavuga ngo mu mezi 3 harajyaho kampeni yo guha abana ibinini by'inzoka utaguze nk'umubyeyi, ntabwo ndi buvuge byinshi, mba numva mbifite mu mutwe byinshi urubyiruko rukeneye kumenya ngo mpa agaciro igihugu. Chérie Sylvie mugarukeho, nayo kuvuga ibyo ntabashijwe, ndarondogora nk'abakecuru. Chérie Sylvie yarantangaje, ni umwana muto, nimubibona, ni umwana muto, ariko abana bato bangana n'uyu no mu rugo uzamubwire ngo mwuriramo umwana pampa, azaguhunga ntazanayikoraho. Ntabwo ari bose, kuko Chérie Sylvie twamubonyemo urugero. Hano mwabonyemo abana b'impinja, none se n'ibikora n'iby'abana bikora mu rugo, ariko Chérie Sylvie bakuramo pampa, akabahanagura kongera akabambika. Rero uyu mwana w'umukobwa yarantangaje, nanjye ndi umwe mu babyeyi baharerera. Nkagera bwa mbere kwihangana byarananiye, ndanarira. Ndebye imyaka ye, ndebye ibyo akunda, ndavuga ni Imana hari abo wihereye umutima. Turamukunda nk'ababyeyi, ntabwo wari umwanya wo kuvuga ibintu byinshi basubiza ikibazo cy'uriya mwana. Ndakubwiye ngo Chérie Sylvie bamufata nk'aho ari ni kwa kundi Imana yiremera umuntu uzajya gutabara igihugu. Ntitubafite Imana rero ikabohereza gutabara, nimubizi. Chérie Sylvie ari muri abo bari kuturerera neza, bakatuzamurira abana neza. Navuga byinshi ariko Chérie
sinjya mubona ibisobanuro mube mujyanye murakoze. One question. All right, go ahead. Maybe to the designer, Sherry talked about making this overall something like the Met Gala. What would it mean to run this fashion industry if you have actually consistent event highlighting outfits? Thank you for that. For the Rwandan fashion industry, that would mean a lot because events like the Met Gala and the Silver Gala are showcased on more of a global scale, really, because of who attends, who organizes it, and so on and so forth. So the outfits that will be showcased this Saturday are not going to be limited to Rwandans only. Many people will see it. And so when people come here, then they know what fashion houses to go to, who they can reach out to make their dreams, their fashion dreams come true and everything. So thank you for that. Great. I'll take this to Sherry to give us the closing remarks. Okay. Yes, and also just to give us sort of like what should people expect and the call to action. Okay, thank you. We've also created a fashion directory, which basically, because I realized in Rwanda we don't have one place we can go and find all the very good designers. So we created this directory, so you can go there, all the numbers, the Instagram, the website of the designers are there. Because we look good, but who dresses us? And one thing we want to see in the gala is to know who dresses these stars. Closing remarks. I'm excited. I have not slept for 2 months. Nobody told me that you need 1 year to organize an event. I'm a very last minute person. I've realized you cannot organize an event last minute. So we've had a lot of support. I just want to say thank you to our partners, Radisson Blu, partnering with us for the venue. It means so much for a small foundation to be able to host an event in convention at the arena, at the auditorium. Who are we? I want to say thank you to Mood Pop, who's providing everyone with popcorn on the day, and the Sherry Silver Foundation. They're sponsoring the entertainment and just everything. I want to say thank you to Tianis, who's going to make sure that everyone is in a good mood, providing all of our wine and whatnot. Bloom Rwanda providing all the flowers, Canal Box, they're just sponsoring. Photo Booth Rwanda, you're going to see what they're going to do on the day. Kigali Protocol, SBL is going to be making sure everyone's also in a good mood that day. Chop Life Foundation, my friend's foundation, Mr. Easy, he's decided to sponsor and support our event as well. And yeah, thank you to everyone that's helping us. Ijihe just joined us to support us as well, and we're very happy to have you. Thank you to the artists taking your time to be there.